Ndagushimiye Uwiteka Imana umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'ibiboneka n'ibitaboneka, ibyo tubonesha amaso yacu n'ibyo tutabona. Haleluya. Ijambo ryawe ritubwira ko wavugaga bikaba, wategeka bigakomera. Nubu niko biri, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Waravuze ngo habeho inyanja, inyanja ibaho. Uravuga ngo habeho ikirere kibaho. Uravuga hari ibyo wagiye uremesha ijambo ryawe, n'ubu uracyabikora. Ariko ugeze ku muntu ukunda cyane, uravuga uti reka tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu. Ndagushimiye ko uyu munsi turi mu ishusho yawe. Ndagushimiye ko turi mu mugambi wawe. Ndagushimiye ko uyu munsi wemeye ko duhagarara turi bazima, duhumeka umwuka bazima. Nukuri umuntu ashobora gukora ibintu byinshi cyane, ariko nta wakwiha kubona umunsi ukeye. Kubona umunsi ukeye biva mu mugambi wawe, nuko hari umugambi ugifite ku muntu. Nyemerera ngushime, ndagushimiye ko uyu munsi bwakeye turi bazima. Hari benshi batabibashije, hari benshi bafite ubushobozi bwa hano mu isi ariko batabasha kubyiha. Icyubahiro ni kibi cyawe. Hari umugambi Mwami Imana ukidufitiye, hari umugambi ugifite kuri twebwe ku buzima bwacu. Nyemerera rero dusoze gushaka kwawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kuganira ijambo ryawe. Nyemerera ntaba ari jyeho, bw'izina ryawe rishyirwe hejuru. Nsengeye imitima, nsengeye amatwi ari bwumvira ijambo, kugira ngo Mwami Imana ribashe kuba iry'umumaro mu gihe cya none n'icyazahazaza. Waravuze ubwira abigisha kwa bawe Yesu uti muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya, i Samariya, kugera ku mpera z'isi yose. Umunsi umwuka wera azamanukira. Turagushimye mwuka wera, ngwino ubane natwe, uduhe imbaraga zo guhamya iby'ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Ntaba ari twebwe, bw'izina ryawe rishyirwe hejuru. Turi hano aka kanya turahabohoje, tubohoje iki kirere mu izina rya Yesu. Reka ubwiza bwawe burabagirane hano hantu, reka imbaraga zo kunesha kwawe zibane natwe. Icyubahiro kikugarukira, ishimwe ryawe byose mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe. Inshuti z'Imana, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbifuriza amahoro y'Imana. Njye mugiye kubana muri uyu mwanya tugana ijambo ry'Imana. Ni Sibomana Daniel, nk'uko bisanzwe ni kuri Zaburi ya Mbere TV. Uyu munsi tugize umugisha, tugize amahirwe yo kubona umunsi ukeye. Nkunda kubwira abantu ngo kubona umunsi ukeye ni ibintu byoroshye kandi ni n'ibintu bikomeye. Impamvu byoroshye, uraryama ugasinzira, ntubura aho uri, ariko ukajya kumva burakeye. Nuko hari ababikora ntibibashe gukunda ko babyuka ari bazima, ukaba wasetinze alamu, ariko umwuka w'Imana yagushyizemo, wagushizemo, alamu ntacyo yakora, telefone ntacyo yakora, niyo baza bakavuza ingoma mu matwi yawe ntacyo byahindura. Ariko twebwe turi bazima, bwakeye tubona birakunze, duhumura amaso birakunda, nta alamu ikoreshejwe, nta ngoma bavugije. Inkoko y'Imana irabika mu buzima bwacu. Nshimye Imana uyu munsi mwiza iduhaye. Nshimye Imana ko turi bazima, nshimye Imana wowe dukurikiye kuri muzima. Nkusaba nimba utarakora subscribe kuri channel yacu, channel cyane y'ijambo ry'Imana gusa, uyikore kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Nawe wayikoze ndagushimiye. Murabibona abantu bamaze kugera mu bihumbi 9 bayikurikirana, hafi 10,000. Ni benshi. Turashima izina ry'Imana kuko ari yadushoboje, si ku bwacu. Hari benshi bazyifuza ntibabishobore. Kubwiriza abantu bangana gutyo ni byinshi, ni benshi cyane, ni byiza cyane. Byaba byiza nanone nimba udukurikira wajye ujya muri commentaire ukandika ibitameze neza, ukatugira inama, ibimeze neza nabyo tugafatanya gushima Imana. Ugakora share ikiganiro nimba cyakubera icy'umugisha, ukagisharinga mu nshuti zawe, tugafatanya kwagura ubwami bw'Imana. Uyu munsi ngize umugisha, nda ahantu hano ni kuri Muhazi. Murabona amazi nyuma yanjye, murumva ijwi ry'amazi. Uyu munsi ngize umugisha wo kuba mpahagaze tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Igihe cya Yesu Kristo ari hano mu isi, yakundaga kubwiriza abantu, akamanuka akajya mu kibaya, akambuka imigezi, nako akambuka amazi, akajya mu bwato akabwiriza abantu. Iyo ukurikiranye usanga hari impamvu Yesu yakoreshaga ubwo buryo, akajya ahantu hirengeye cyangwa se ahantu nko mu kibaya nkaha, nko ku mazi nkaha. Iyo uri ku mazi nkaha ngaha, ijwi ribasha kugaruka rikabasha
kuba rinini muri makeya ku buryo wabwira abantu benshi bakumva. Igihe cya Yesu murabizi nta mikrofone nk'izi zabagaho, nta ndangururamajwi zabagaho, nta mabafure yari ariho, byari ibihe bigoye kubwiriza ubutumwa, ariko turamushimiye Yesu yabwirije abantu benshi ndetse n'ibyo yakoze birigaragaza. Noneho yigeze abwira abigishwa be ngo muzabwiriza, muzakora ibirenze ibyo nkora. Iyo dusomye ijambo ry'Imana niko ritubwira. Uyu munsi twebwe turabasha gutega imodoka tukagenda tubwiriza. Ushobora kuva hano ukagera i Kigali, wenda n'urugero niba uvuye mu ntara ukagera i Kigali ukagenda ubwiriza abantu mu modoka bigakunda. Ushobora gukoresha indangururamajwi nk'uko ukabwiriza abantu benshi bigakunda. Ushobora gukoresha kamera nk'izi ngizi ukabwiriza abantu benshi bigakunda. Ariko mu gihe cya Yesu byari bigoye. Cyokora dushima Imana yashoresheje abakera batubanjirije kubishyira mu nyandiko, tukaba dukurikira ibyo Yesu yagiye akora. Yigeze abwira abigishwa be ati muzahabwa imbaraga zo kumpamya i Yudaya, i Samariya kugera ku mpera z'isi. Uyu munsi turabwiriza bikagera ahantu henshi cyane. Uyu munsi ntabwo turimo tubwiriza abantu bari mu Rwanda gusa, turabwiriza abantu bari muri Amerika, turabwiriza abantu bari muri Aziya, Afurika yose, turabwiriza abantu bagera ku mpera hafi yose z'isi yose, turabwiriza abantu bose badukurikira kuri Zaburi ya mbere n'abazadukurikira uyu munsi n'ahazaza. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana nk'uko nagiye ndivuga mu ncamake, reka turisome mu buryo burambuye turebe uko rivuga. Dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya mbere umurongo wa 8 haranditswe ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi yose. Haleluya. Uyu munsi mpagaze hano kubw'Umwuka Wera, ndahamya ibya Yesu kubw'Umwuka Wera, kubera ko Umwuka Wera niwe udushoboza byose. Yaduhaye Umwuka Wera nk'umufasha, nk'uko mubiza agiye kujya mu ijuru yaravuze ati simbasize mwenyine, simbasize nk'imfubyi. Twabanye mu bihe byinshi bikomeye, twakoranye imirimo ikomeye, nubwo ngiye kugenda ntimugira agahinda, ndagiye ariko nzabohereza Umwuka Wera. Icyo gihe twibuka ko yari kumwe n'abigishwa be, arababwira ati mugende murindirire mu murwa, umufasha niho azabasanga. Umufasha yaraje, amaze kuza intumwa zihabwa imbaraga zirabwiriza, natwe ubutumwa bwiza butugeraho. Turashima izina rya Yesu. Uyu munsi ndabwiriza abari mu Rwanda, ndabwiriza abari ku migabane y'isi yose, ndabwiriza abamenye Yesu, ndabwiriza abataramumenya. Uyu munsi niba utaramumenya, ndakwinginze umwakire mu buzima bwawe. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu bitagoye, ni ibintu bidasaba ikiguzi na kimwe. Umunsi nimba utarahabwa Umwuka Wera waramenye Yesu, kwinginze umwegere umusabe aguhe ku Mwuka Wera. Umusabe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo musabe muzahabwa. Iyo usabye urahabwa, iyo ukomanze urakingurirwa. Komanga ku marembo y'ijuru, komanga yaba nyinjoro yaba kumanywa, ubwira Imana uti ndashaka Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe wagushoboza kubwiriza, niwe wagushoboza gukora imirimo y'urukundo, niwe wagushoboza gukora ibyo abantu batashobora gukora. Umwuka Wera ndamugusabiye. Hanyuma iyo dusomye Yohana ibice 14 umurongo waho wa 12, naho tuhasanga amagambo Yesu yabwiye abigishwa be. Yaravuze ngo nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ngo ndetse azakora niyiruta kuko njya kwa Data. Umurongo wa 13 ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Haleluya. Ndashima Imana aka kanya kuko dufite ubu buryo bwiza bwo kubasha kubwiriza ubutumwa. Nkuko natangiye mbivuga, igihe cya Yesu byari bigoye, yabwirizaga imisozi yose. Imyaka yamaze hano ku isi igera muri 3, yabashije kubwiriza ubutumwa, umurimo we arawurangiza. Kandi yakoreshaga uburyo bugoye bwo kugenda. Wabonaga ukuntu burira imisozi, ujya ubona ukuntu bagendaga nta modoka, nta gare, nta moto, nta ndege. Ikintu cyafashaga wenda kwambuka amazi nk'aya ngaya n'ubwato gusa, kandi nabwo yarabutiraga.
byari ibintu bigoye. Noneho agiye kugenda aravuga ati mwebwe muzakora ibiruta ibyo njyewe nkoze, ibyo nakoraga, ariko ikizabidushoboza cyangwa ikizabibashoboza ni ukunyizera. Ngo unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta. Uyu munsi ndahagarara hano ndi mu Rwanda, jewe hano mu ntara y'Iburasirazuba, nkabwiriza umuntu wese uri buze gufungura YouTube nagira amahirwe aragwa kuri iki kiganiro. Uwo ari we wese uri bufungure YouTube araza kubona iki kiganiro, araza kubona iri jambo ry'Imana. Urumva ndabambwirije mu buryo butandukanye n'ubwo Yesu yabwirizagamo. Ndakwinginga uyu munsi wizere Yesu Kristo agushoboze, wizere Yesu Kristo agushoboze gukora ibyo utashoboraga mu izina rya Yesu. Urabasha gukora imirimo itandukanye, yaba kuri wowe ku giti cyawe, kuko Paulo we yarabivuze ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Yesu agushoboze mu izina rya Yesu. Aka kanya ndagira ngo ninginga Imana iguhe umwuka wera, numusaba umuhabwe mu izina rya Yesu. Nuko manga ku marembo y'ijuru ukingurirwe mu izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka muri wowe. Amahoro Imana itanga akomeze gutemba mu buzima bwawe. Tuzi akamaro ko kumenya Imana. Hari amahoro Imana itanga abisi badatanga, abisi batahabwa. Ayo ngayo niyo nkwifuriza mu izina rya Yesu. Umwami Imana kugire neza, Umwami Imana haze kwifuza kwawe, Umwami Imana akize indwara zawe, Umwami Imana yumve gusenga kwawe ku manywa na nijoro. Ngo ntago ugibura igenzi intore zayo zitacya ku manywa na nijoro, yumve gutaka kwawe. Sinzi ikikubabaje uyu munsi, sinzi ikibabaje umutima wawe, sinzi igituma urara udasinziriye, sinzi igituma ubura amahoro Imana itanga. Ayo ngayo niyo nkwifuriza mu izina rya Yesu. Umwuka wera mwinshi cyane abane nawe, icyubahiro cy'Imana kibane nawe, ubwiza bw'Imana bubane nawe, yaba ku manywa ubane n'Imana, yaba mu mirimo ukora, yaba ku manywa yaba nijoro ubane n'Imana. Umwuka wera w'Imana akomeze kutugira neza. Fatanye nanjye twinginge Imana yo mu ijuru iguhe icyo wifuza mu izina rya Yesu. Nimba wifuza umwuka wera mwinshi, twabonye akamaro kawo, ngewe niyo nifuza ko yagushoboza gusaba. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ndakwifuriza ko ubwami bw'Imana bwaguka muri wowe, umwuka wera mwinshi abane nawe mu izina rya Yesu. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, ndagushimiye, nongeye kugushimira kubw'ijambo ryawe rimanukiye hano kuri twebwe abaryumvishe, kandi kwizera kwacu cyangwa ijambo ryawe ritubwira ko ubwami bwawe ari bugari, ndetse ijambo ryawe ntago rizamanukira ubusa. Nyemerera ntirimanukire ubusa aka kanya. Imitima y'abantu bagiye kuryakira, imitima y'abantu baryumvishe ihindurwe naryo mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Icyubahiro kikugarukire. Reka uhaze kwifuza kwa mwene Data warudukurikiye muri aka kanya, ukize indwara z'umuntu urwaye mu izina rya Yesu. Ukwizera wese, twabonye ko ukwizera azakora ibirenze ibyo wakoze. Nyemerera turakwizeye, twizeye ko ubasha gukiza imitima yacu, intimba zacu, amaganya yacu, amarira yacu, ibyo ngibyo ubasha kubikuraho mu izina rya Yesu. Nyemerera amaraso ya Yesu Kristo twizeye adutwikire, icyubahiro cyawe kikugarukire, ishimwe riri ryawe, ureme amashimwe mashya muri twebwe mu izina rya Yesu. Wumve gusenga kwacu, wumve gusenga kw'abana bawe, abakwiringiye ku manywa na nijoro ntibajya bakorwa n'isoni. Nyemerera uyu muntu uri bubyuke izi saha z'ijoro atakira ku marembo y'ijuru, atakira ku ntebe yawe, wumve gusenga kwe mu izina rya Yesu. Uhaze kwifuza ko abantu bawe mu izina rya Yesu, ntaba ari twebwe bw'izina rya Yesu shyirwe hejuru, kandi ukomeze udushoboze kwagura ubwami bwawe ni bugari, bubashe kugera ku isi yose, abatarakumenya bakumenye. Tuzi yuko Mwami Imana igihe ubwami bwawe buzaba bubashije kugera ahantu hose, bwamaze kugera ahantu hose, aribwo uzagaruka. Yesu Kristo uzagaruka usange tukwiteguye. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ishimwe riri ryawe. Nyemerera ukomeze ureme amashimwe mashya mu mitima yacu, byose bibe mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Nshimiye warudukurikiye, birashoboka ko utarakora subscribe, ndakwinginze uba ariyo nkunga ya mbere uduha, hanyuma nibiba byiza ukoreshe kuri iki kiganiro. Ikindi kuri Zaburi ya Mbere TV tujya dutanga serivisi zitandukanye zijyanye na photography, amafoto meza, video nziza,
washaka live, washaka kubikira amavideo yawe online tukayakubikira ku buryo utazamisinga ibirori byawe, yaba ubukwe, yaba events zitandukanye, turabibafashamo kandi ku biciro bitoya twumvikanyeho. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Zaburi ya mbere.